iyi ekipe ya Man City murabizi ko bimwe mu byo ishinjwa cyangwa se iyi ekipe ya The Seasons ni ekipe igize success, ekipe yitwaye neza under Pep Guardiola. Iyi ekipe ya Man City ibaye successful mu myaka 10 ishize. Twavuga ko niyo ekipe nziza mu gihugu cy'Ubwongereza, yewe ni Burayi. Uyu mutoza yaradominatinze, kuko kugira ngo tuvuge ngo umutoza yadominatinze nuko byiuze atwara ibyo bikombe by'imbere mu gihugu, iyo shampiyona, izo domestic trophies, Carabao Cup, FA Cup, za Community Shield, ariko akanarenzaho akajya no hanze y'icyo gihugu akaba yakwitwara neza cyane. Pep Guardiola kuva yava muri ekipe ya Bayern Munich aje muri ekipe ya The Citizens, umuntu ashobora guhuriza ku kintu cy'uko iyi ekipe ya Man City ownership wayo cyangwa se ba nyiri ekipe ya Man City, ibyo bamukoreye, uburyo bamubakinze ku isoko, recruitment ekipe ya The Citizens yakoraga, ni umutoza wahawe buri kimwe cyose kugira ngo iyi ekipe ya The Citizens ibe successful. Ni investment uyu munsi, investment n'ubundi ikabirongeye. Umuntu avuga ati iyi ekipe ya The Citizens, Man City ni ekipe nyuma yuko abaherwe ba nyirayo murabizi nyine, nyuma yuko bavuze bati tugomba natwe kuba ekipe nziza i Burayi ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza, numva ngo bagombaga gukorera umutoza icyo ashaka cyose kugira ngo babe bagura bakinnyi, babe bakora investment nyinshi cyane. Murabizi ko ni ekipe ya Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, akaba ari member of Abu Dhabi Royal Family, akanaba vice president wa United Arab Emirates. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bafite icyo bita ewana agatubutse, umuherwe. Mbibutse bageze muri ekipe ya Manchester City muri 2008, iyi Abu Dhabi United Group ADUG, bageze muri ekipe ya Man City muri 2008. Bagera muri ekipe ya Man City basanze mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe ya Manchester City, basanze ari ekipe by the way ari ekipe idakomeye mbere na mbere. Yego yanyuzagamo igatwara ibyo bikombe ko na mbere yuko Pep Guardiola aza, ugarutse kuri Roberto Mancini, akajya kuri Manuel Pellegrini, n'ubundi still ekipe ya Man City yageragezaga, nimba ari zo resultat ikaba yazibona, nimba ari uko kwitwara neza ikaba yabikora, ariko nyine mu buryo bwa consistency, mu buryo bwo guhozaho mu kudominatinga mu gihugu cy'Ubwongereza ari ibintu bitariho. Niyo mpamvu Pep Guardiola anava muri ekipe ya Barcelona ajye mu gihugu cy'Ubudage. Amakuru avuga ko yagiye yaramaze kuganira n'aba ba nyiri ekipe ya Man City. Imagine ahantu niba baraganiriye 2010-2009, byumvikana ko ibyo ba planningaga cyangwa se uko bashakaga kumufasha kugira ngo yubake ekipe ikomeye, ni umugabo nk'uko noze mbigarukaho umaze gushora arenga miliyari kuva yageramo yahise ashoramo arenga miliyari imwe y'amapaundi na miliyoni 300. Ariko nyine icyo gihe hari harimo muri infrastructure improvements, ibikorwa remezo bya ekipe ya Man City, harimo gukora investment muri long term success y'ekipe ya Manchester City, ndetse no establishing icyo twita global network of football clubs. Global networks murabizi ko hari icyo twita City Football Group, ibarizwamo ama ekipe atandukanye, zo za Troyes, za Girona, mu gihugu cya Brazil, bafite ekipe. Donc yaje aviza ibyo byose muri ekipe ya Man City. Ibijyanye n'ibirego ubwo tunabyinjiremo, nuko arembaje gato kukubwira kuri ba nyiri ekipe ya The Citizens. Murabizi ko nyine n'abantu ba kucyitwa ewana inoti barazifite nyinshi cyane, kucyitwa inoti bafite nyinshi cyane. Iyi ekipe ya Man City rero uti ibirego 115 bimeze bite, biteye gute kuri iyi ekipe? Ese ibi bizamuka by'ibihano iyi ekipe ya Man City ishobora kuba yafatirwa biteye gute nyuma yuko habayo gutegereza igihe kirekire kugira ngo ibi byose bibe byafatwaho umwanzuro? Murabizi muri 2020 kugira ngo byose bijye hanze,
kugira ngo byose bimenyekane, akandi ka overview gato. Ekipe ya Man City, ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubudage Der Spiegel cyatangaje inkuru ikaze cyane, ubwo cyerekanaga ko ekipe ya Man City yakoze amakosa mu mafaranga yatangaga, isinyisha abakinnyi, itanga akazi ku batoza, hazamo n'ibyo twita agent commission, izo komisiyo yahaga aba agent b'abakinnyi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bibe amakosa, uti biba amakosa bigenze gute? Niba uvuze ngo umukinnyi namuguze miliyoni 50 ariko watanze miliyoni 100 cyangwa se 80, nuvuga ngo ako kanya mu mategeko ya financial fair play, nuvuga ngo watanze amakuru atariyo kandi uri mu nyungu za ekipe yawe. Twese turabizi ko uyu munsi Bencho dusinze ya mategeko kugira ngo habe icyo twita a fair competition. Amarushanwa nyine abari competition zinyuze mu mucyo, investment ekipe zikora, ibyo ekipe ishora, ibishore, ariko uko yabishora kose ntikore amanyanga muri izo investment, muri ibyo ngibyo nyine ishora, nikoremo amakosa. Aho ngaho rero ubwo ikinyamakuru Der Spiegel cyari kuraga inkuru cyerekanye ko muri iyo timeline kuva Abu Dhabi United Group ihagera muri ekipe ya Man City, yerekanye ko Man City yagiye ikora amakosa, yagiye itanga amakuru atariyo muri ibi ngibi bijyanye na financial fair play, ndetse hanazamo n'amategeko ya Premier League, ayo twita PSR rules, amategeko akubwira kutisanga mu gihombo nyuma y'imyaka 3 hejuru ya miliyoni 150, ariko hakanazamo gutanga amakuru ya nyayo, icyo twita accurate information muri investment uba wakoze. Iyo uri gukurikiranwa cyangwa se iyo ekipe bari kuyigaho, ni ukuvuga ngo bagusaba ko ugira cooperation mu gutanga amakuru muri investigation. Mu gihe utagize iyo cooperation mu gutanga amakuru cyangwa se muri uko kuba wakorohereza bari kugukora iperereza, ibyo ngibyo nabyo bigira icyaha cyangwa se biza mu makosa ushinjwa. Tubyinjiremo noneho kuri iyi case yo kuvuga ngo yakurwa amanota 60. Ikuye amanota 60, birumvikana ko hari byinshi cyane byaba, hari ibishobora kuba byayigiraho ingaruka cyane, ko binavuga ko amanota ashobora kuba yaba ari hejuru ya 60, nka kimwe mu bihano iyi equipe ya The Citizens ashobora kuba yafatirwa. Tugiye kwiyambaza financial expert, numwe mu bagabo bakomeye cyane baba bazaye amategeko. Uyu numwe mu bagabo ahangaha kuri LC Sport tugenda tugaruka, murabizi ko aba expert mumaze kubamenya benshi. Nk'uyu nguyu muri kubona uri kumwe na Pep Guardiola, bamwita Borson, ariko noneho reka tubanze twumve uwo bita Kieran Maguire, ni nawe tubwira kuri bino bihano ekipe ya The Citizens ishobora kuza gufatirwa bikakaye cyane mu gihe cyose uru rubanza twavuga rumaze igihe, mu gihe cyose uru rubanza twavuga rutwaye igihe kitari gito rwaba rufashweho umwanzuro. Ntabwo byoroshye na gato. Hari ama ekipe amwe bavuga bati yahita ahabwa ibikombe, hari andi ma ekipe avuga ati igomba kuba relegated, hari andi ma ekipe, donc ni byinshi byagiye binazamuka. Murabizi ko ni Man City nyuze mu bihe bitoroshye, nka APT, Associated Party Transaction, murabizi ko nabyo yarabishinjwe. Associated Party Transaction hano kuri RC Sport, ho umwanzuro warafashwe, mitana kubwira uko byagenze ubwo bayishinjaga kunyuza investment muri kompanyi zindi, kuko nk'ibi bya Associated Party Transaction Premier League byo introducinga, nubwo nabigusobanuriye nabikubwiyeho, ni ukuvuga ngo icyo bita APT, Associated Party Transaction, Man City bashinjaga ko muri ibyo ngibyo byose kugira ngo ibikore neza, kugira ngo itaza guhanwa, kugira ngo bitaza kwigiraho ingaruka, niba ngo yo yakoraga investment hanyuma ayishoye igahita ivuga ko ari ayo ngayo yonyine yashoye, ariko hakaza n'undi indi kompanyi iri associated n'undi kuri Abu Dhabi United Group, nayo yabo bikitwa ko iteye inkunga ekipe ya Man City, ariko kugira ngo bifashe financially nanone ishore ibiri hejuru cyane y'ibyo yemerewe kuba yashora muri amategeko ya financial fair play. Aho bavuga ngo hari
hari kompanyi zindi ziri associated kuri Abu Dhabi United Group nazo ziri gufasha ikipe ya Man City muri investment, kandi ibyo ngibyo ntabwo byemewe. Gusa kuri associated party transaction unabyibuka FA y'Ubwongereza ndetse na Man City nyuma yuko baburanye bakanabigarukaho byafashwe umwanzuro ndetse birangira Man City idashobora kuba yahanwa kuri ibi ngibi bya associated party transaction APT. Tujye none muri bino birego 115 nkuko nabikubwiye, Kenan Maguire muri The Overlap nibwo yatangaje ibijyanye n'ibi bihano iyi equipe ya The Citizens, iyi equipe ya Manchester City ishobora kuba yafatirwa. Kenan Maguire akaba ari financial expert, yatangiye atubwira ati it should be resolved in the next few months. Ati mbere na mbere mumenye ko bigiye gukemuka, umwanzuro ugiye gufatwa mu mezi make aje. Ati mu mezi make aje umwanzuro ugiye gufatwa. Kenan Maguire agakomeza atubwira ati but we said this before, you know, Pep was saying last February that he was expecting something. Atariko munibuke ko ibingibi twabigarutseho. Ati Pep Guardiola muribuka ubushize avuga ko hari ikintu ari ku expecting. Ubwo of course bishobora kuba byaba associated n'amakuru anazamuka avuga ko Pep Guardiola ashobora kuba yava muri equipe ya Man City. Nicyo ashatse gukomozaho gato, atubwira ati muribuka Pep Guardiola nawe avuga ati hari ikintu nyine ari ku expecting, hari ikintu nyine atekereza gishobora kuba cyabaho kuri ibi birego 115 equipe ya Man City iri gushinjwa. Kenan Maguire uyu financial expert muri The Overlap agakomeza atubwira ati there is an awful lot of evidence to go through, and the charges are very very serious, so you've got to have enough evidence. Ahangaha nanababwire ko ngo hari pieces 500 bya evidence. Imagine ibimenyetso 500. Niko ikinyamakuru DMR cyo cyandika. Aha niho Kenan Maguire atubwiye ati nawe kugira ngo ibi birego biyihame cyangwa se kugira ngo iyi equipe ya Man City ibe yahanwa babone kuko kibi byaha yabikoze cyangwa se aya makosa yakoze, nuko ugomba kuba ufite ibimenyetso bihagije. Nicyo arimo aratubwira ati hakenewe ibimenyetso bihagije. Then Muri kandika ko hamaze kuboneka cyangwa se hamaze kuba hatangwa hamaze kuba hatangwa icyo bita agomba gushakishwa ibimenyetso byinshi. Agomba gushakwa ibimenyetso byinshi. Icyo bita ibimenyetso rero ahangaha uti biza gute? Biza bijyana na buri charges. Kuri ibi birego kugira ngo wumve uburyo byagiye biniyongera kuri equipe ya Man City, ni ukuvuga ngo mbere na mbere hari inshuro equipe ya The Citizens yagiye itubaha aya mategeko. Nuvuga ngo nimba bikoze inshuro 30 bigahita biba inshuro 30, izo nshuro 30 zose zikagirwa ikirego ukwacyo. Niba ari udatanga information zihagije cyangwa se amakuru atuzuye, bigatangwa inshuro bikaba ikimenyetso ukwacyo. Ahangaha Kenan Maguire agakomeza atubwira ati ubwo turimo turagaruka kuri iyi nkuru ikaze cyane y'ibirego bya Man City n'ibihano. Ahangaha atubwira ati we have got well over 115 charges, so what happens if it is 70 or 50 in terms of favor to the Premier League or favor of Manchester City? Ati ni ibirego 115 atariko wenda icyaba ari hagati y'ibirego 70 cyangwa se 50. Niba umwanzuro wafatwa wazuri muri faveur za equipe ya Man City cyangwa se faveur za equipe ya faveur za Premier League, ati ibyo ngibyo yose dutegereje kuba twabibona, dutegereje kureba uko bigomba kuba byafatwa umwanzuro. Ahangaha rero akatubwira ati if Man City are found guilty of non-cooperation, which is fairly likely, they are likely to get a significant fine, because that is what we saw happen with UEFA and the deductions there. Ati niba koko equipe ya Man City itarafashije, itarorohereje abakoraga iperereza, itaragize cooperation nziza n'abantu bari bakeneye amakuru, ati bimwe mu bihano ishaka kuza gufatirwa hano harimo kuba yagira ingano runaka yishyura. Ati ni equipe
igomba kuba yagira ingano runaka yishyura y'amafaranga. Ahangaha akanatubwira ati kuri ekipe ya Manchester City mu gihe cyose ibi birego byaba bihamye bikanagaragara ko itorohereje abakoraga iperereza, habaho kuyikuraho amanota kuko twarabibonye UEFA irabikora, ndetse hakabaho no kuba yagira fine runaka yishyura. Kieran Maguire, financial expert, uri kubidusobanurira neza cyane ati if it's a point deduction I think the Premier League will claim it as a victory. Ati rero mu gihe cyose ekipe ya Man City byaba ari ukuyikuraho amanota, Premier League yahita ibiclaiminga nk'insinzi nyine yabigize. Ati Premier League yahita ibiclaiminga nk'insinzi. Ahangaha murabizi hari ibintu byagiye bibaho nka Calciopoli, murayibuka yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ubwo Juventus do Ture bayishinjaga ibijyanye no kugira uruhare muri match fixing, kugura abasifuzi, byose ni case nayo wenda umuntu azabasobanurira. Juve icyo gihe bayikuyeho amanota, bayambura ibikombe, ndetse inaba relegated, inanamanuka. Ibi nibyo Kieran Maguire ari kutubwira ati mu gihe cyose ekipe ya Man City nayo byagaragara ko aya makosa cyangwa se ibi byaha ishinjwa yabikoze, dushobora kuyibona ikurwaho amanota, dushobora no kuyibona bayica amafaranga runaka. Nyamara ibi bintu ntabwo byoroshye na gato. Hari igihe cyageze abantu baravuga bati nta kintu bizafata, ariko kuri iyi nshuro noneho byaje mu yindi sura, cyane ko Mark Bellingham ni chief executive wa FA, mu byo barimo baraganira, mu byo barimo barashaka kuvana mu nzira, ni ugufata umwanzuro ibingibi bigakemuka, bakamenya ngo ekipe yarabikoze ihanwe, cyane ko hari pressure iri kuri Premier League bavuga bati ariko Man City ntihaba ibarusha imbaraga. Ese abo papa muri Abu Dhabi United Group ntabwo baba bakora ibijyanye n'iyo robbing ku buryo ekipe mudashaka kuyihana? Iyo pressure niyo yazamutse kuri iyi nshuro y'uburyo ekipe ya Man City noneho ibi birego byayo, ibirego ishinjwa ushobora kuba bitayorohera na gato. Nibyo financial expert Kieran Maguire muri The Overlap yakomeje kudusobanurira ati Premier League yo iramutse ikwiye amanota kuri Man City, niramuka ikwiyeho amanota, ndaza kukubwira uko byahita bigera muri season zose zishize. Naza guhita ngwereza urutonde n'ahantu Man City yajya ku myanya, ubundi bwo umenye n'icyakurikiraho. N'abari kwibaza bati ese Ritsiye ibyo bihano byahita bikirwa mu ngiro muri iyi sezo aka kanya, nabyo ndabigusobanurira ntugire ikibazo. Urabizi ko niyo turi kuganira rero Piran Sports tuganira neza in style, akantu ku kandi ewana details zose tukaziguha. In terms of a potential point deduction, Maguire yatanze n'urugero avuga ati mwibuke kesi zabayeho mu minsi ishize, ekipe ya Everton na Nottingham Forest bayakuraho amanota ya ekipe kubera amategeko ya PSR rules batubashye, kandi mu byo Man City ishinjwa nabyo birimo. Muri buke ekipe ya Everton ikurwaho amanota, ndetse na ekipe ya Nottingham Forest ibihano deja bakimara gusanga barakoze ayo makosa, ibihano bahise babibafatira, ndetse amanota bayabakuraho. Nibyo hano tubwiye ati niba Man City nayo basanze koko ibyishinjwa ari ukuri, tukaba twarabonye ekipe ya Everton, tukaba twarabonye ekipe ya Nottingham Forest, ayo ma ekipe bayahana, ati birashoboka cyane ko nayo twabona the same penalties zifatwa nyine kuri yo, kuko nyine they are not above the rules. Ntago nyine ari ekipe ifite ubwo budahangarwa ku buryo nyine basanze ayo makosa yarayakoze ku buryo itahanwa. Ahangaha ku ekipe ya The Citizens, ekipe ya Manchester City, uyu financial expert Kieran Maguire agakomeza tubwira ko possibly dushobora kubona ekipe ya The Citizens muri ihanwa muri ubwo buryo, kwikuraho amanota, cyangwa se nibyo ngibyo bizamuka by'uburyo ashobora no kuba yakurwaho ayo manota, ikagira n'amafaranga bayica, amafaranga yishyura. Ati ibyo ngibyo byose ni ibintu bishoboka cyane. Yakomeje abidusobanurira ati if we take a look at precedents, we have had Everton and Nottingham Forest with 6 and 4 points deduction for a single offense covering a 3-year period.
mbibutse ni amategeko nababwiye ya PSR rules, bafata timeline imyaka 3 ubundi niyo babara bakavuga bati mu gihe cy'imyaka 3 ntabwo wemere kuba wahomba amafaranga ari hejuru ya miliyoni 105 z'amapaundi. Ahangaha ni nko kukubwira ngo ayo ushora ku isoko, icyo twita transfer ins, transfer out, abo wasinyishije ugomba kumenya ngo natanze aya ngaya mu gihe cy'imyaka 3 mu bakinnyi nasinyishije, ukanamenya ngo mubona gurishije nabashije kwinjizayo. Iyo bisanze warahombye bahita baguhana. Ahangaha natubwiye ati nimba twarabonye Everton na equipe ya Nottingham Forest bahita babahana direct, ati rero nimba ari offense imeze nk'iya Man City nayo dushobora kubona ikurwaho amanota. Kandi Man City impamvu tubwiye ati it's a 3-year period kuri ama equipe, Man City yo birenze iyo myaka 3 kuko ubundi bakubwira ko nuguturuka 2008 2009 kugera ni 2017 yeah 2020 yes. Nimba batubwiye ati nimba iyo baramutse basanze yarabikoze mu myaka irenze 3, twarabonye ama equipe atarubashye amategeko ya financial fair play na PSR rules mu gihe cy'imyaka 3 yonyine ahita hanwa akurwaho amanota. Imwe bayikura amanota 4 indi bayikura amanota 6. Ati rero kuri equipe ya Man City expectations akakanye zihari nuko ne dushobora kubona ihanwa muri ubwo buryo. Yakomeje abidusobanurira Kenan Magwara, uyu ni financial expert muri the overlap. Ati the accusations against Manchester City cover a 9-year period, so it is far bigger. Ati byo Man City iri gushinjwa byo birarenze imyaka 9. Ati ni timeline ni period y'imyaka 9. Ati niyo mpamvu bitewe nuko ari imyaka myinshi iyo bikomeye cyane, iyo bitoroshye na gato kuko yo ni imyaka 9 equipe ya Man City. Kenan Magwaya nibyo narimo nakubwira nti niba yo kuko ari igihe kirekire bakaba basanga itarubashye amategeko ya PSR na financial fair play ko kudatanga amakuru ya nyayo muri agent commission, muri transfer fee, mu byo yahembaga batoza. Ahangaha niyo tubwiye ati iyo birakomeye cyane kuko yabikoze igihe kirekire. The numbers involved we are not certain about but they are likely to be quite significant. I think you have to add a 0 to what we've seen in terms of Forest and Everton, so somewhere between a 40 and 60 point deduction would be on merit to be consistent with what we've seen with other decisions would make a lot of logic. Ndabisubiramo ati turamutse dusanze koko ibyo Man City bari kuyishinja bagasanga yarakoze amakosa, ni hagati y'amanota 40 n'amanota 60 niyo manota bayikuraho dukurikije ibihano equipe ya Nottingham Forest yahawe ndetse n'ibihano equipe ya Everton yahawe. Ati rero kuri Man City yo byabari hagati y'ayo manota menshi cyane, na manota menshi cyane. Ati muri ibyo bihe byose byaba bitoroshye. Over the past 5 seasons Manchester City bayikuyeho amanota 60. Nuvuga ngo season imwe yonyine ya survivinga itakwisanga yabaye relegated ni umwaka w'imikino 2023 2024. Ahangaha ngiye guhita nguha uko biteye ndetse nuko byaba bihagaze mu gihe cyose equipe ya The Citizens yabikuweho amanota. Nyamara ibintu ntabwo byoroshye bijyanye n'aya mategeko ya PSR, bijyanye n'aya mategeko ya financial fair play. Igihe kiragera at the end tukabona nyine imyanzuro nk'ingi kakayifatwa. Wenda abantu bashobora kuyihuza Pep Guardiola kuva muri equipe ya Manchester City ashaka kugenda, abantu bakavuga binibi bakavuga ibinibi, ariko akakanya currently kimwe mu byo equipe ihangayikishijwe nabyo, kimwe mu bintu equipe iri kwitaho nukureba uburyo equipe ibi byose bitayihama. Ifite abanyamategeko batoroshye na gato,
ekipe ya Man City attention ifite abanyamategeko batoroshye na gato, bamwe mu bantu bazi kuruburana, niyo mpamvu hashize iki gihe cyose buriya y'urubanza cyangwa se ushinjwa amakosa akanyuramo imyaka nk'ingi inyuzemo, still nta bihano urafatirwa. Kandi iyo Everton turimo turavuga, iyo Nottingham Forest ari ama ekipe yo bahise bahana, uhita wumva nyine icyo bita ekipe izi kuburana. Icyo ni icyambere, ugahita wumva na ekipe ikomeye, kuko ni nabyo abafana muri Premier League bagiye bavuga, babigaruka bavuga bati ese ni gute ekipe ya Man City imara iki gihe cyose umwanzuro ku rubanza rwayo utarafatwa, ariko Everton ndetse na Nottingham Forest bikaba byarihuse kugira ngo umwanzuro ufatwe. Iyo nayo ni debate, bikaba na pressure Premier League iriho. Ari nayo mpamvu narimo nkubwira nti kuri inshuro noneho barashaka ko babiha umurongo, kuko mbere bari banavuze ko ari umwanzuro uzafatwa mu kwezi kwa mbere, hanyuma ntibirenga ukwezi kwa kabiri turimo right now, kurimo kuragana ku musozo, vuga ngo byatwara ukwezi kwa gatatu, ariko umwanzuro ukaba wafashwe. Man City namutse ikuweho amanota 60 nkuko Kylian Maguire uyu financial expert abitubwira neza. Nawe reba season zose nkuko ubibona, mbiguhaye neza cyane kuri ako gafoto, urebe ibyahita bibaho mu myaka y'imikino. Tugiye gufata imyaka y'imikino 6 ishize, dufate season 5 zeruka, iramutse ikuweho amanota 60, kuko impamvu y'amanota 60 nayibasobanuriye. Everton na Nottingham Forest zo zakoze amakosa mu gihe cy'imyaka 3, hanyuma bakurwa amanota 4, indi kurwa amanota 6. Man City yo ni igihe cy'imyaka 9, kandi ntabwo ari byo birego byonyine, ntabwo muri iyo myaka 9 ibyiri gushinjwa, ntabwo ari ibihano bishobora kuba byafatwa, ntabwo ari point deduction byonyine. Nkuko ubibona mu mwaka w'imikino 2023 2024 bayikuye amanota 60, yahita isigarana amanota 31, ikaba ya 17. Ahangaha ntabwo yaba relegated bitewe n'amanota yagize, kuko yagize amanota menshi cyane kipe ya Man City. Ubwo mva ko amanota 91 season yanabaye champion if I remember well. Season 2022-2023 ikuweho ayo manota, yasigara amanota 29, hanyuma Man City igati iba y'19, itomva ko byaba ari relegation. Kylian Maguire niwe wabiduhaye neza cyane hano, details zose turazigwa hano kuri LC Sport. Wanareba season 2021-2022 ikuweho ayo manota, yahita ibi ya 18, ikagisigara amanota 33. Hanyuma mu mwaka w'imikino 2020-2021 ho yahita isigara amanota 26, ikaba ya 18. Bikwereka uburyo bitayoroheye na gato muri izi penalties cyangwa se icyo twakwita ibihano ekipe yafatirwa. Kuri ibi ngibi ugahita ubona ko ari ibintu bitoroshye na gato. Given that threshold for Premier League survival will likely be higher this season than in previous years, a deduction could prove brutal if it comes in the next few months. Hari kwibazwa ngo ese ekipe ya Man City, ekipe ya Manchester City iramutse ihanwe right now, ibyo bihano ibifatiwe byahita bijya into action akakanya? Iyo ni debate ihari. Bamwe bati ese Arsenal gutwara igikombe, ese Man City byabemeza bite? Iyo ni debate yindi nayo ihari. Gusa nimba twarabonye Everton ihita ihanwa, Nottingham Forest ihita ihanwa, dutegereje kureba niba bashobora kuba abana bikora ekipe ya Man City. Gusa abanaritse benshi cyane bakavuga bati ntabwo biri likely, ahubwo iramutse inahanwe umwanzuro ntabwo wahita ufatwa right now kuri ekipe ya Manchester City. Iyi ekipe ya City mu gihe cyose ubwo wenda umwanzuro waba ufashwe, nkwereke uko tebo noneho yabimeze. Ni atari byose bita Kylian Maguire aba yabiduhaye muri the overlap n'ibinyamakuru detail biba byazizanye zose, bahita banakarikira bihutisha cyane, natwe tukabiguha on time hano kuri LC Sport, kuko tuganira European Sports only kandi muri detail zose in style
buri kimwe cyose tukakiguha tukakikubwira ukakimenya neza cyane ukamenya uko byifashe. Aka kanya iramutse ihise ikurwaho amanota ekipe ya Manchester City barapredictinga uko table yaba imeze. Ubwo ni prediction uko bapredictinga, ubwo iyo prediction yabo nayo ubwo wayireba neza cyane hano mba nayiguhaye. Hanyuma turiyambaza Kieran Maguire, ariko tuniyambaze undi mugabo nawe umuhanga cyane muri ibi ngibi bya finance, akaba ari umugabo w'umuhanga cyane uwo bita Borson nawe hari icyo atubwira kuri ibi birego bya ekipe ya Man City, potentially n'ibihano ekipe ishobora kuba yafatirwa. Ibihano bikakaye cyane, kuyikura amanota, kuba yagira ingano runaka y'amafaranga yishyura. Ndabona bamwe muri comment banavuga ngo City must go, ariko nyine n'umufana wa ekipe ya Man City nawe nyine akaba yakubwira ibindi. Ntabwo yakwifuza ko ekipe nyine imanuka. Of course ni ibintu byumvikana. Kuri ekipe ya The Citizens uwo bita Borson waratubwira ko uko byagenda kose we have to wait, ati tugomba gutegereza kuko The Citizens nayo hari ibimenyetso itanga, nayo nyine ifite ingingo ifite ingingo ziyirengera. Ntabwo nayo iri kuza just gutyo gusa. Ntabwo ishobora kuza kuburana ibirego nk'ibi ngibi ngizitari tayari. Uwo bita Steve Borson akatubwira ko ekipe ya Man City kuyihana ushobora kubye expectinga, ariko ntubitegereze this season, muri uyu mwaka w'imikino. Uwo bita Borson we mu magambo ye ibyo atubwira nabyo mbikubwire neza cyane kuri ibi birego bya ekipe ya The Citizens. Nibyo tukirimo turaklarifyinga hano kuri LC Sport. Ubwo nizere ko wakoze subscribe, nimba utarayikora ushobora kuyikora. Niba ukunda European Sports neza cyane wakora subscribe, kuko hano tuganira ibintu byose in style. Hanyuma uwo bita Borson, Stefan Borson agaruka kuri ibi ngibi ati I would work on the general understanding that sooner is better for City. Ati mbere na mbere hakenewe general understanding, cyangwa se kubyiyumvisha ndetse no kuba byafatwa umwanzuro, kuko byaba ari byiza kuri ekipe ya Man City ikava mu rujijo kugira ngo ifocusinge kuri project yayo mu kibuga. Urumva uyu munsi bahanganye n'ibyo birego, ariko bagomba no kwita ku kuba ekipe yakwitwara neza, yakomeza gutwara ibikombe mu kibuga kugira ngo be focus kuri ibyo ngibyo. Nibyo Stefan Borson atubwira ati byaba ari byiza kuri ekipe ya Man City biramutse bivuye mu nzira bikamenyekana ndetse umwanzuro ukaba wafatwa. Akatubwira ati clearly as we get further into the deliberation period or the drafting period, then we start to think that the extent of the judgment needs to be particularly careful drafted to ensure that there are no challenges to very serious findings. Ati mu gihe turi kugeramo ndetse igihe turi kwegera cyo kuba hafatwa umwanzuro kuri ekipe ya Man City, ni ingenzi cyane kuba byafatwaho umwanzuro ndetse hakamenyekana icyemezo, kuko uko bitinda ndetse nuko bitwara umwanya munini ndetse na judgment ikaba yafata icyo gihe kirekire. Ati ibyo byaba ari ibintu bitari byiza na gato, haba kuri yo ndetse no kuri side y'amategeko. Uyu Stefan Borson nawe numwe mu ba ni financial expert. Uwo bita Stefan Borson nawe numwe mu bagabo b'abahanga cyane, numwe mu bantu twemera nawe tujya twiyambaza hano kuri LC Sport iyo dukeneye ubusesenguzi ndetse niyo dukeneye nyine ko abantu bagiye icyo batubwira. Ndetse na kuri ekipe ya Man City, his Man City former financial advisor, yahoze nyine ari advisor mu buryo bya finance muri ekipe ya Manchester City. Niwe nyine noneho aka kanya uri kugira icyo atubwira kuri ibi bihano ndetse no kuri ibi birego ekipe ya Manchester City ifite. Ubwo bajya abantu bambwira bati dushaka kujoininga WhatsApp group ya LC Sport, nimero ni 0788 64
37 84 ewana turi shaka kujoininga WhatsApp group tuganira sport y'Iburayi gusa, European sports only. Tuganira sport y'Iburayi gusa. By the way, turimo turana celebrating anniversary y'imyaka 3 tuganira sport y'Iburayi hano kuri RT Sport yonyine. Turacyari kuri Stefan Bosson, nawe uri kugira icyo tubwira. Nabwo ikindi buze kubibinjizamo byose in deep. Akatubwira ati, now I don't think we are in that period yet, however, because I think that we are still in the relatively early stages of when we would expect a decision of a case of this magnitude, and furthermore, we don't know the details of the diaries of the panel who are deliberating, so it may well have always been planned that they would have a take sometime, because it's perfectly possible, for example, that they went straight into other work in the early part of this year. Ati iyo pano iri kwiga kuri ibi birego ndetse no kwihana equipe ishobora kuba yafatirwa, ati bishobora kuba byabatwara byabafata igihe. Ati ibyo nabyo birashoboka cyane bitewe nuko si ibyo nyine baba barimo nyine barakora. Ati ariko ni byiza kuri Man City ko yamenye umwanzuro. It may be that those were other matters that have only just been completed, so the decision was always going to take probably until the earliest April. We nicyo gihe duhaye. Ati bitewe n'ibindi barimo no gushaka ibyo bimenyetso bihagije no kumva izo hearing, abanyamategeko ba Man City biregura byose. Ati rero dushobora kuba twagera mu ntangiro byibuze z'ukwezi kwa 4 akaba aribwo tumenya umwanzuro. Stefan Bosson, former Manchester City financial advisor, we nicyo ngicyo tubwira. Ati bishobora kuba byagera mu ntangiro z'ukwezi kwa 4 akaba aribwo umwanzuro ufatwa kuri ibi ngibi Manchester City ishinjwa. Agakomeza tubwira ati, we are now almost and I do think we are getting into the period where City will start to have some concerns about where the decision is. Ati Man City nayo shobora no kugera mu gihe ikatangira kwibaza iti ariko se umwanzuro uri hehe? Kuki umwanzuro udafatwa? Kuki batatubwira uko bimeze? Kuki batagira ikintu nyine babifataho umwanzuro ngo tumenye stand up? Ati rero byaba byiza kuri yo nayimenye nyine uwo mwanzuro igafokasinga kuri project zayo ituje kurenza uko nyine yahora itegereje ngo ibi birego umwanzuro uzafatwa. Gusa icyo ku expectinga nkuko Kieran Maguire financial expert yabivuze mu kiganiro The Overlap, atubwira ati ne equipe ya Man City possibly ibihano bishobora kuba byaba bikakaye cyane kugera kuri level yuko yavuze ati ashobora kuba yakurwaho amanota 60 wo bita Kieran Maguire. Let's wait and see. Man City ibirego 115 ni ibirego byinshi. Amakuru akanavuga ko bishobora no kuba byagera mu 130. Urumva ko ntabwo byoroshye na gato kuri amategeko ya financial fair play, PSR rules, nayo na amategeko atoroshye na gato. Na amategeko atoroshye na gato bivuga ngo kuri the citizens yi Abu Dhabi United Group ADUG bafite inshingano zitoroshye na gato muri rusange kuri ibi birego byayo. Ibinyamakuru birabyandika, financial expert bakagira ibyo babitangazaho. Bamwe bati batinze kuyihana, badawe hari umuvandimwe mbonye bushyira igitekerezo atubwira ati wo bita ni try me orgy monafita akantu kaga atubwira ati ndi Abidjan Cote d'Ivoire mbona baratinze pe, kuki se Everton cyangwa Nottingham yahanwe? Yes, na benshi nyine ibyo ngibyo rwose barabitangaza niko babivuga kuri muvandimwe rwose waruduhaye igitekerezo. Hanyuma navuze ngo City must go. Ubwo rero nkanashimira cyane abarimo bita Response ati turahabaye cyane papa Zambia, it's your boy Response, asante sana. Wongeye gushyiraho tu emoji twinshi cyane tw'idarapo. Hanyuma ndi Mezite Bishop Jaime Ntore ati turahabaye, ibintu bimeze fresh sana. Hanyuma yungu yarimo baza ngo Matthews Delight, ubwo ndi kurana equipe ya Marema arabaza gusa umutoza avuze ko nyine bazagaruka
ubwo turamutegereza mu kwezi kwa gatatu potentially Mati Delight arimo tubaza Imanyandwa ati Salama Eltsien Kicukiro Kagarama dukunda amakuru tugezaho asante sana ubwo rero nizere ko byose mubyumvise byose ubikurikiye kuri ibi birego bya equipe ya Man City ndetse na financial expert Kieran Maguire twarimo twiyambaza ibyo tutangaje cyangwa se ibyo tubwiye ku bihano ishobora kuba yafatirwa ndetse n'uburyo equipe ewana bitari buze kuyorohera na gato mu gihe cyose basanga aya makosa yarayakoze kuko urumva ko ibihano ntago byoroshye tuzafata umwanya wo gukomeza kugenda tubigarukaho kugeza indi update izamutse byose ukabimenya ariko nshobora no kugusobanurira kuri izi charges 115 muvandimwe yarambwiye ati ariko utubwiye kuri ibyo birego uko bimeze byari ibyo byaba ari sawa cyane LC murabizi ko icyo mwifuje cyose kiba ari itegeko hano kuri LC Sports ni hatari the seasons hari n'abakunzi bayo benshi cyane tubana hano kuri LC Sports bafana cyane equipe ya Man City ubwo nanizere ko mumeze neza mutegereje nyine kureba club yanyu ko bizayigendekera abafana ba equipe ya Man City twizamukanira hano kuri LC Sports bakoze subscribe wana basuhuze nizere ko mumeze neza wana mutegereze nimunahangayike cyane bya Atari equipe yanyu ifite ibifaranga byinshi cyane ifite abanyamategeko bakaze kuri level yuko bashobora kuba babikurikirana neza cyane wana equipe ya The Citizens ngusobanurire ibi birego uburyo byabaye 115 bigusobanurire ni birego byinshi uburyo byabaye 115 ntago ari ikintu nyine right now wenda bamwe bashobora kuba batari banabizi uburyo byabaye byinshi kuri iyo level uburyo byabaye byinshi like that kuri equipe ya The Citizens Man City ibi birego 115 ni byinshi pe ni byinshi cyane ni byinshi cyane abakunzi ba equipe ya The Citizens bibaza bati ese byabaye 115 gute how iyo timeline iyo periode ati bimeze bite LC tubwire iyi equipe ya Manchester City turacyaganira ubwo ni nako ngiye gusorezaho kajyanye n'ibi birego uburyo byabaye 115 bigusobanure neza in style equipe ya Man City in full harimo ibirego mbere na mbere 54 muri ibi birego 115 ubwo ngiye kugira ngusobanurira buryo nyine byabaye 115 54 muri ibi birego 54 muri ibi birego equipe ya The Citizens ishinjwa no kuvuga ngo failure to provide accurate and updated financial information from 2009, 2010 to and including 2017 to 2018. 2017-2018. From 2009 to 2010 kugera nyine iki gihe. Niba ngo hagati ya 2009 umwaka w'imikino 2009 2010 kugera season 2017-2018 muri ibyo bihe hagati nyine urumva nawe season zanyuzemo imyaka yanyuzemo equipe ya Man City ahangaha irashinjwa kuba itaratanze amakuru ya nyayo ndetse n'amakuru agezweho y'uburyo yakoresheje amafaranga. Niba ngo ahangaha izi charges zose baziteranyije zita ziba 54. Icyo twita failure to provide accurate and up-to-date information, financial information, donc ibyo ngibyo irabishinjwa inshuro 54. Kugira ngo wumve nyine uburyo izi charges ubundi zabaye 115. Si ibyo ngibyo byonyine. Iyi equipe ya Man City kugira ngo wumve uburemere bwabyo ndetse n'impamvu Kieran Maguire arimo atubwira ko bigoye, harimo charges 14 aho bakubwira bati failure to provide accurate financial reports for player and manager compensation from 2009, 2010 to and including 2017, 2018.
ahangaha barakubwira ko noneho itabashe gutanga financial reports, amakuru ya nyayo yo mu buryo bw'ubukungu cyangwa se amafaranga yakoreshaga yishyura abakinnyi ndetse n'abatoza. Ntago yabashe gutanga amakuru ya nyayo ndetse nta nubwo yanayatanze, kubera kugira ngo failure to provide accurate information, nyine kutabasha gutanga amakuru yizewe ya nyayo. Yabikoze inshuro 14 kubyo yatanze ku batoza ndetse no ku bakinnyi. Ndi kugusobanurira uburyo ibirego byabaye 115 n'ibyari byo byose kimwe ku kindi. Hakaza noneho charges 5, ibirego 5 iyi equipe ifite: failure to comply with the UEFA's regulations, including UEFA's club licensing and financial fair play regulations. Ahangaho noneho irashinjwa kuba itarabashije kubaha amategeko ya UEFA ya club licensing ndetse na financial fair play. Birabyo nabigusobanurira inshuro 5. Hanyuma hakanaza charges zigera kuri 7 aho bakubwira bati breaches of Premier League profitability and sustainability regulations from 2015 2016 season 2 and including 2017 to 2018. Ahangaho none bakubwira ko itabashe kubaha ya mategeko navuze nkubwira PSR, profit and sustainability rules. Aya amategeko ya Premier League yanda kubwira ko utagomba kuba wakoresha cyangwa se wakwisanga mu gihombo cyagera kuri miliyoni ziri hejuru y'105 z'amapound muri timeline muri period y'imyaka 3. Izi charge ifite 7. ahangaha ifite 7. Mbibutse Nottingham Forest na equipe ya Everton bo bafite charge imwe. Urumva uburyo Man City noneho aho bitabinakomerera ya mategeko itabashe kubaha n'uburyo noneho bya bihano bishoboka cyane. Niyo mpamvu natangiye gusobanurira ibihano, hanyuma nza nkubwira ibyo ishinjwa, ibyo yakoze ibyo ari byo. Equipe Everton ndetse na equipe ya Nottingham Forest batubashye amategeko, twabonye uko babahannye ndetse n'uburyo byihuse uko babafatirwa umwanzuro. Iyi equipe ya Manchester City izindi charges ifite, ubwo nawe ushobora guhita uteranya kugira ngo umve uburyo nyine zita ziba 115, bikanavugwa ko bishobora no kuba bya birego biri hejuru y'115. Ati nabyo ari possibility yabyo, ati nabyo byashoboka kuri equipe ya Man City. Niba aya mategeko ya PSR rules itarayubashye, iyi equipe ya The Citizens ni kimwe mu bintu bikomeye cyane Premier League itajya ikora icyo twita tolerance cyangwa se itajya itorera. Ntabwo byoroshye na gato, ni ikintu kigoye kuri equipe ya The Citizens, biri buze gusaba ko babyitondamo. Ndacyakomeza n'ibyo birego umubare wabyo kugira ngo wumve uburyo byabaye byinshi. Hakaza ibirego 35. Ahangaho noneho bakubwira ngo failure to cooperate with Premier League investigations from December 2018 to present. Inshuro 35 ifite ibirego 35 byuko kuva mu kwezi kwa 12 kwa 2018 kugeza uyu munsi itabashije korohereza abakoraga iperereza bo muri Premier League, bo muri shampiyona y'Ubwongereza, abayikoraga iperereza kuitarabashije kuborohereza equipe ya Manchester City. Ibirego byose iyo biteranyije, iyi equipe ni equipe usanga yarakoze amakosa menshi kuri bino birego. Ahangaha reports nyinshi, ibinyamakuru byinshi icyo bitangaza kuri ibi birego bya equipe ya Man City, ingano yabyo ndetse n'ibihano, nagerageje kubikunyuriramo hano kuri LC Sport. Murabizi ko tuguha details zose ndetse n'ibyo bihano ishobora kuba yafatirwa, ndetse nanababwiye n'igihe byatangiriye kuva investment ya Abu Dhabi United Group yagira muri equipe ya The Citizens. Ibindi byagenda bizamuka nabyo nabikugeza on time hano kuri LC Sport, kuko urabizi kuganira European Sport only, transfer news, sports analysis, team restock and of course breaking news. Here we brief sports, duhumeka imikino, European Sports only, tuganira siporo y'Iburayi yonyine. Ngashimira cyane abavandimwe tubana mu nkurikira, nabo hose mudukurikira muri, nizere ko mumeze fresh, mukomeje kugubwa neza cyane, neza cyane. Na nizere ko izi charges zose kurikiye
bumvise byose uko bimeze ndetse na update kuri ibi birego byarimo bizamuka n'amanota equipe Man City ishobora kuba yakurwaho. Ubwo rero mu kanya gato ndaza ninjira no mu zindi club zirimo update muri The Red Devils harimo update tugiye kuza twinjiramo